Ndagusuhuje kandi nkuha n'ikaze. Aha rero tuje ahantu bita mu mudugudu wa Nyagasambu, aha ntabwo ari Nyagasambu ya Rwamagana, buriya Rwamagana iri muri Nyagasambu, ariko ntabwo ari iyo Nyagasambu turi kuvuga, aha ni mu mudugudu wa Nyagasambu uri mu murenge wa Bumbogo, mu kagari ka Nyagasozi. Ngira ngo muri kubona iyi santere turimo uko hameze n'uko hateye, iragenda ikageramo hirya ikongera ikamanuka, aho tugiye guca mbereka inzu nababwiye ko ndi buze kubereka ihagaze miliyoni 5 ariko ziri negosiyabule. Iyo nzu rero wenda reka tuyivugeho bikeya kuko ntabwo nshaka ko videwo iba nini, reka tuvugeho bikeya by'ingenzi. Iyo nzu ifite amabati ari hejuru ya 45, bishatse kuvuga ko ari inzu nini kandi ikoze. Ikindi ifite pariseri irimo mu buso nka 400. Ibindi ngiye gukomeza nerekezayo ngende mbibasobanurira kugira ngo videwo itaza kuba ndende. Tugiye guca muri uyu muhanda tumanuka, tugiye kumanuka muri uyu muhanda tugere kuri iriya poto, niho turi buze kumanukira, iriya muri kubona imbere yacu. Hano ntabwo ari Rutunga ariko hejuru ku musozi wo hejuru ni Rutunga. Reka tugende, reka tugendane. Aha ni kuri ya taransifo naberekaga, murabona ngiyi niho tumanukira. Reka tumanuke nk'uko nari nabivuze. Hano ni inzu iri hepfo y'umugezi neza. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko ikibazo cy'amazi uba utandukanye nacyo ku muntu utuye hano. Urabona aha ngaha turi ku mugezi, bishatse kuvuga ko umuntu wagura iyi nzu tugiye kubereka aba atandukanye n'ikibazo cy'amazi. Dore aya mazi murayabona, ni amazi ahoraho kandi aza buri munsi. Urabona ko ni ahantu heza ushobora kuba utuye. Dore iyo nzu tujeho ni iyi ngiyi nk'uko nabivugaga, ni iyi nzu murabona uko ingana. Turaje duce imbere noneho tugende tukwereka. Bishatse kuvuga ko aha hantu hashobora no gutaha imodoka kuko ku muhanda ngaho nk'uko mwabibonye. Reka duce hano, bahasize inzira, umuhanda w'imodoka. Sinzi nimba imodoka igiye irenza 3 metero aho itambuka. Reka tujye kuri iyo nzu nawe urebe uko imeze. Ntabwo ari ahantu habi rwose, ntabwo ari ahantu habi, kandi aya mafaranga ntabwo ari menshi, ntabwo ari menshi. Dore ngiyi inzu, reka nze tujyeyo ngira ngo murabona uko ingana. Iki ni igikari cyayo, iki ni igikari cyayo, nta gikoni ifite ariko ni ibintu bya puraningwa bikaba byakunda. Iki murabona ko ari igikari cyayo. Iyi nzu rwose ifite akantu k'agapariseri gato cyane mu rugo, ifite umuriro ngira ngo muri kubibona. Aha ni ahantu ushobora gutuza umuntu, cyangwa se wowe wayigura ukaba wayirangura mu buryo busanzwe ukishimira kuyitura. Reka noneho nkubwire ibirimo imbere. Hano harimo ibyumba 4 ariko nanone hakaba harimo dushe. Tekereza nawe inzu imeze gutya, ingana gutya, irimo dushe 2 na tuwarete. Nkeka ko irakozemo imbere. Ikindi nakubwira ni uko ifite zimwe mu nzugi zigezweho mo imbere, zino
zigezweho, mbese ku buryo ubona ko ari inzu yagerageje gukorwa. Murakoze kandi turabashimiye, mugire ibihe byiza, imari zo nakagaruka.